abahanga rero mu byerekeranye n'imitekerereze ya muntu bavuga ko tous nous sommes de fume degré différents ngo twese turabasaza ahubwo dogre ziba zitandukanye dogre z'undi n'uzundi abo ngabo ni abafilozofi ariko umuntu uko aremwe hari character Imana yamushyizemo ntabwo Imana afasha abantu ngo bareme nk'abasazi buri umuntu wemera ko ari umusazi nyirizina nago bari umusazi ahubwo umuntu utemera ko ari umusazi niyo aba yarasaze ariko uri murazana filozofi nyinshi twe turashaka kuganiriza abantu ngo basobanukirwe Imana wamenye ukiri mu bageni ba Yesu mu Abraham n'uburyo wafashe iminsi 33 ese ubundi birashoboka ko abantu bashobora kwiza ubusi iminsi 33 bakayibara batarya batanywa science ivuga yuko nibuza umugabo agomba kumara iminsi 5 agapfa umugore akamara iminsi 7 agapfa bishingiye kuri bya bibazo bitatu navuze icyambere Imana nimwe ariko madini ni menshi kabiri aya moko dufite ku isi yaturutse gatatu politike niki ibyo bintu nibyo wicara bati ngombe niyiriza ubusimana n'igisobanuro cyabyo byose nibyo byatumye gira n'ubuhamya bukomeye abantu bari kunyibazaho kugezana n'ubu ngubu abantu bari kukwibazaho cyane ndakomanga kwidirisha arabyuka ande keskiria ndamuratije pare beaucoup de choses ngo navuganye na mu bintu byinshi cyane muri gonda giye ntago yarazi Kinyarwanda ntago yarazi Kinyarwanda twakoreshaga igifaransa none yari umunyamahanga rero yari umuzungu w'umubirigi icya 10 n'amaturo bitangwa bigirira akamaro ba nyiramadini bakubaka amazu y'ibitabashwa bakagura amamodoka ahenze nibite ku iterambere ry'abayoboke bayo rimwe na rimwe ukasanga abana bishwaniyemo Imana yarababaye mu kubabara kwayo irashaka ko ayo maturo n'ibya 10 azatangwa ubwo nibwo butumwa Imana yaguhayemo yes muri ayo masengesho n'abadebo ubu ngo dushatse idini ry'ukuri ryabariri ese ni gatolika ni pantekote n'abahamya n'abayisilamu n'abadive abo kuri nabahe ko badahuza umunsi ko badahuze imisengere bavuga ati ngewe senga ukwanjye ningo ufite ukuri nundi nawe ati ngewe nsenga ukwanjye ningo ufite ukuri iyo ariyo basenga n'ubundi basanzwe basengaho nyine buri muntu niyerekwa ngira nyicara amaso agahinduka nka jimeri cyangwa teleskopi amatwi akumva ibintu byinshi cyane n'umutima no nkoresha ibintu bigeze kuri bine nageze kwa Gitwaza rero kugira ngo ubone apotre Gitwaza no kwandika ibaruwa hari 2011 ndayandika ariko kugeza na n'ubu wapi ngera kwa amasasu ngera mu nsengero zose niyo mpamvu byagenze bite kwa amasasu naho barambye agati nagwa hari ese ayo madini na igihugu cy'u Rwanda ni Afrika na amadini ku isi yose birareba ubwo butumwa burareba amadini yahiye birareba u Rwanda Afrika ndetse n'isi yose kugeza mu burasirazuba bwo hagati Israel kuko ni imyemerere ikomeye ubukristo abayahudi Islamu byatangiriye nzi ibintu byo mu ijuru mu kirere ku butaka mu mazi ikuzimu Aziya Amerika Afrika Burayi Oceania ni najyo yishirwa nkunda kugira kuko buriye umuntu wese iteka wageze muri biya bitaro by'Indera buryo bamwita ko yasaze nanjye nabifashe ati bazamfata uko bashaka ni nayo mpamvu Imana yaje kumishurira rya jambo ngo warugeze ku kintu cyitwa ngo wamaze imyaka 9 ngo muri rompuwe yahariya mu mujyi iriya rompuwe nini tubona mu mujyi iriya rompuwe tubona mu mujyi none iriya rompuwe yimaze imyaka 9 naragendaga izuba ryava ijwi kambere ati nuhunge imvura ikagwa ati nuyihungera nambaye costume ugagaraho ubwo abantu bo muri iyo myaka barakuzi hariya mu mujyi barakuzi baranzi cyane ukimara kuva kwa muganga Imana rero yakubwiye ngo ujye guhagarara muri rompuwe ati ujye uhagarara buri munsi kugeza abantu bazabugira ikibazo bazi bakubaze kubera icyo wagarara hano hantu ikindi kandi mu mvura yose yanyagiraga gutera amasaluti kwari kugira ngo hari ubutumwa Imana yaguhaye kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika ku buryo ushaka ko ari uzakubaza ngo kubera icyo wari uhagazaho cyane rwose ni butumwa mufite kugeza na n'ubu oya bica mu nzira kuko n'ubundi narabujyanye wagiyeyo nagiyeyo mfite akide reception mfite ariya zose zirahari abandi batoya uriya muntu ni umusazi ariko bakabona uburyo ntambara ati uriya ntabwo ari umusazi uriya muntu ni maneko ya hatari cyane ngo yigiye Burayi abandi bati ngo yamenye maraso menshi nabajije abaganga ariko yerekwa niki abaganga ati yerekwa ni ibintu basha kubona uri kumwe n'abantu bo ni babibone cyangwa ukumva ibintu uri kumwe n'abantu bo ni babyumve iryo yerekwa riza iteka mu buryo bw'imisi 7 kwereka ibintu mbandi kumva n'ibintu ndi kubona ni byinshi nabuze umuntu ku isi twahuza ibitekerezo n'umwe nta muntu ushobora kundondora ariko ngiye mbasha kurondora abantu Bibiliya ivuga ati umunyamwuka arondora byose ariko nta muntu ugira gute
umurondora. ubwo muganga uba uri kumurondora cyane. kuki aguha imiti ukayinywa? nicyo kibazo mfite, kandi ubizi ko wowe ndashaka kugira ngo dusobanure iki kintu neza. wamaze iminsi 33 utarya utanywa, wumva umeze uti? icyo ni icyambere. ni ikihe kintu wakuyemo muri ayo masengesho kwiza ubusa utarya utanywa? hari hishurirwa wagize? hari ubuhanuzi Imana yakuzaniye? hari ubutumwa Imana yaguhaye? icyo gitabo yaba ari iki watuzaniye cyangwa hari ikindi? icyo ni igitabo cyitwa umusazi mu bazima, umuzima mu basazi, umutima wa Afurika. ndabona nyiguyeho umusazi mu bazima, umuzima mu basazi, umutima wa Afurika. bifite insobanuro eshanu. Afurika nituyigeraho uzayisobanura cyane cyane rwose. n'iryo yishyurwa yanyeretse naje kurisanga riri mu Bakorinto wa kabiri igice cya 5 umurongo wa 13. havuga ngo iki? ngo niba dusaze ku bw'Imana, ariko kandi niba tudasaze ni ku bwanyu kugira ngo tubafashe. Oh, haleluya. ubuzima bw'isi ya none uyobowe n'imiya, abafite ikimenyetso cy'amaraso. Reka twongere tubasuhuze bakunzi wa AYALONI TV, inshuti zacu, imiryango mwese muri mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isi. turabashimira kandi umwanya mufata mukurikira ibiganiro bitambuka kuri AYALONI TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Jewe nkuko bisanzwe ugiye kuyobora kino kiganiro, amazina yanjye ni Jean-Luc Ikingeneye. hanyuma wowe witwa nde? Imana igumuhisha cyane, turagushimiye kubera ko nawe uri kumwe natwe muri iki kiganiro, akaba ariyo mpamvu tugusaba rero utangira natwe ukaza gusozanya natwe, kandi ukaba wadufasha gusharinga ikiganiro ndetse no gukora subscribe niba utarayikora, kuko tugufite ibiganiro byinshi, ndetse no gushishikariza abandi inshuti zawe gukora subscribe kuri AYALONI TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. uyu mwanya rero ngira ngo murabona ntago twaje twenyine, twaje kuri kamera turi kumwe n'umutumirwa, kandi atuzaniye ibintu bikomeye cyane, nifuza ko buri wese yabyumva. Reka rero tumwakire narangiza adusuhuze. mukunzi Andre, turagusuhuje, gira amahoro y'Imana. nubwo nkuvuze ariko nawe wakwibwira abadukurikiye, hanyuma ukababwira amazina yawe. murakoze cyane AYALONI TV, nitwa mukunzi Andre. nishimiye kuba munyakiriye kuri AYALONI TV. Yes. tuguhaye ikaze rero, urisanga kuri AYALONI TV. mukunzi Andre, urubatse, uri umusore? ndubatse, mfite umugore umwe n'abana 3. ko mbona umeze nk'ukuze cyane. abo bana bawe bangana gute? umwana w'imfura afite imyaka 20, umwana wa kabiri afite imyaka 10, umwana wa gatatu afite imyaka 5. nashatse muri 95. wararinganije? oya, ni ibintu Imana yipangiye ku giti cyayo. Okay. mukunzi Andre, akaba ari we mugiye kumva turi kumwe aha ngaha kugira ngo adufashe mu kiganiro navuga ngo nimenya nibi, aho tugiye kuganira tugaruka ku bintu byinshi bitandukanye, ariko cyane tugiye guhera ku birebana n'ubuhamya bwe, kandi ndakubwiye ni ubuhamya bukomeye, kuko hari ibintu byinshi ashaka kuzageza ku bakurikira AYALONI TV. niyo mpamvu agiye kubanza kubabwira ubuzima bwe, ndetse navuga ngo na la source, isoko y'ibindi azavuga nyuma, inkomoko yabyo. rero turagushikariza kubana natwe, ntuze gucamo kabiri ahubwo ukurikire. hanyuma Andre, twaragutumiye kugira ngo uze tuganire, hanyuma ntago twakubaza ngo wize amashuri angahe, ntago twakubaza icyambere. icyo dushaka nuko abantu bumva imbaraga z'Imana. Pawulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwa mbere, ndumva ari igice cya mbere, umurongo ndumva ari wa 18 19, ariko 19 yaravuze ngo ubw'Imana atekereje yuko ubwenge bw'isi budakwiriye kumenyesha abantu Imana, ngo Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ubwirizwa. ntabwo Imana igeze ishaka guha abantu agakiza biturutse ku mashuri cyangwa ku bwenge bw'isi,
ahubwo ngo yafashe ubupfu bw'ibibwirizwa, kandi ubupfu bw'ibibwirizwa navuga ngo nabwo si ubupfu, ariko ku bantu bafite ubwenge bw'isi babyita ubupfu, ni bo babyise ubupfu, ariko imbere y'Imana si ubupfu, kuko ibyo ngibyo bikiza abantu si ubupfu. Abisi rero nibyo babyita ngo ni ubupfu bw'ibibwirizwa, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo kuba witeka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Rero ibyo ngibyo nyine bita ubupfu nibyo bikiza abari mu isi, hanyuma ubwenge bw'isi bakaburambika hasi. Reka twe gutinda muri ibyo ngibyo. Umaze kwibwira abantu, turashaka kugira ngo twinjire ku buzima bwawe, imibereho yawe. Umaze igihe kingana iki mu isi, utuye hehe? Hanyuma uraza kutwinjira mu birebana n'umuhamagaro wo kumenya Imana. Wakijijwe uti? Ese wabaye mu idini rihe? Ariho wamenyeye Imana, Imana igumugisha. Murakoze cyane, ariko twakomanza no gusenga. Yes, ntacyo rwose, banza dusengere. Dusenge. Uwiteka Imana ishobora byose, databujwe hejuru mu ijuru, tongeye kugarura icyubahiro imbere yawe, ku buntu bwawe wabashe kutugira muri ano masaha, kugira ngo tube turi imbere yawe nanone muri kano kanya. Turakwinginze ibiganiro tujye kugirana bibashe guhesha icyubahiro izina ryawe Imana ishobora byose, kandi abazabasha kubikurikirana nabo babashe kungukirwa n'ubumenyi ugenda urusha kuduegereza buri mu gihe cyose. Mwami, dusabye dushima mu izina ryawe regera Yesu Kristo, amen. Mukunzi Andre, Imana igumugisha. Hanyuma mwatwibwira kugira ngo twinjire abantu bumve ubuzima bwanyu. Nkuko nababwiye, navutse muri 72. Mvukira muri Kongo, mu cyahoze ari Zaire, mu mwaka w'72. Mvuka ku babyeyi b'Abanyarwanda. Ubwo kuva 82 nibwo twagarutse mu Rwanda, niga amashuri abanza. 89, 88 ndangiza wa 8. 89 nibwo naje kubatizwa, mwirizwa mu itorero ryitwa abageni ba Kristo. Ku bantu batabazi cyane, kuko ni itorero ryitirirwa umugabo witwa Branham. Ubwo niba abandi bitwa ngo ni aba Branham. Ubwo abadukurikiye kuri AYALONI TV ngira ngo murabyumva, tumaze igihe dukora ikiganiro no witwa Pasa Musisi, ahagenda agaruka ku madini atandukanye, ndetse yerekana n'ubuyobe bw'amadini amwe namwe, aho abantu bari mu rujijo kubera ubuyobe bw'amadini bavukiyemo. Ndibwira ko na Branham mwaramwumvise. Uyu munsi rero tubonye umwe mu bayoboke ba Branham. Sinzi rero uburyo muri bubyakire. Hanyuma wenda atarakomeza, ndagira ngo mbanze mubaze mukunzi Andre, wabaye mu Branham, n'ubu uracyabarimo? Ubu ndi umuntu international. Okay, komeza utubwire. Noneho 89 nakirijwe mbatizwa mu iryo torero ry'Ababranham. Ubwo ngumya kwasengera kugeza muri, ndakeka muri 2020. Nibwo naje kugira ikibazo cyo kuba abantu batumvikana mu byerekeranye n'ibintu by'amadini. Nza kwibaza, ariko kubera iki? Kuko naje kugira ikibazo gikomeye, muzana byumva mu biganiro bikurikiyeho. Ibintu bitatu bituma ngira ikibazo cyo ku bintu byatumye nkurikirana gahunda zo ku isi yose. Ari cyambere, Imana ni imwe ariko amadini ni menshi. Icya kabiri, aya moko dufite ubu ngubu akomoka kuki? Nibaza ku isi yose impamvu ariyo amoko menshi. Icya gatatu, naje kwibaza, nabyo ni mu byerekeranye politike, ariko politike ni iki? Nabyo nza kubikurikirana. Ibyo bintu nibyo byatumye ngira n'ubuhamya bukomeye, abantu bari kunyibazaho kugezana n'ubu ngubu. Abantu bari kukwibazaho cyane. Ni iki gituma abantu bakwibazaho? Nibyo bintu bitatuvuze cyane. Mbo ibyo bintu bitatu ni ukuvuga ngo 89 naje kwinjira mu bantu, kuko naje gukora amasengesho y'iminsi 33 nakurya nakunywa, bagira ngo n'uburwayi bwo mu mutwe. Icyo gihe wari ufite akazi? Nari mfite akazi. Naje kubona akazi muri 95. Nkora imyaka 5 irangiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu 99, nangira gusenga no kwiyiriza.
mara iminsi 25 nakurya nakunywa ubwo ku itariki 25 sezera akazi bitewe niyerekwa naje kugira muri ngewe byo kubona uburyo Yesu yigishije abigishwa be arababwira ati mujye murebera ku giti cy'umutini yibiba byacyo bitoshye mujye mumenya ko igihe kigeze byatumye ngenda nsezera akazi nari mfite kwera iryo yerekwa no kuba nari maze iminsi 25 nakurya nakunywa narananutse sezera akazi bukeye mu gitondo umugore wanjye ajya kubwira famiye ko nanze kurya nanze n'akazi bahita banjyana hehe mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe uretse gatoya iki kiri murambuye nawe cyumwe wamaze iminsi 25 utarya utanywa ya ari ukwiriza ubusa bishingiye kuyoboka Imana bishingiye kuri bya bibazo bitatu navuze icya mbere Imana nimwe ariko madini ni menshi kabiri aya moko dufite ku isi yaturutse gatatu politike niki ibyo bintu nibyo wicara uvuga ati ngombe niyiriza ubusa Imana n'igisobanuro cyabyo byose cyabyo hanyuma umara iminsi 25 utarya utanywa cyane uko bwa mbere batubwiye ngo 33 hari ubwo nyuma banjye kwa muganga ku itariki 24 kwa gatandatu nageze mu bitaro mari ikindi cyumweru naranze kurya nanone bibaye iminsi 33 urihangana nongere nguce mu ijambo ya niki cyatumye usezera ku kazi nuko wari umaze kunanirwa utagashoboye nari maze kugira yerekwa kuko nagiye ku kazi ari 2 ziburi minota 5 ngeze ku kazi ngira ikintu kimeze muri ngewe nka trouble mental noneho bituma ngira ikibazo cyo kujya gusezera ubusanzwe iyo nagiraga ku kazi nategerezaga mabuja ko nakoraga akazi kamenaje akazi k'isuku ubwo iyo nagiraga ku kazi nategerezaga mabuja yabyuka nkabona kwinjira mu nzu ngakora akazi bisanzwe ariko icyo gihe byarahindutse nagenda komanga ndamubwira madame ndakomanga ku idirisha arabyuka ande qu'est-ce qu'il y a ndamubwira ati je parle beaucoup de choses ngo navuganye na mu bintu byinshi cyane muri gonda giye ntago yarazi Kinyarwanda ntago yarazi Kinyarwanda twakoreshaga igifaransa none yari umunyamahanga rero ye yari umuzungu w'umubirigi ngo wamusubije ngo iki wowe namushubije ngo je vous parle beaucoup de choses au revoir kubera iki bitewe na ya vision nari maze urumva ngo nari ngize ikibazo cyo kugira trouble muri ngewe ibibazo kuba nari maze iminsi 25 nakurya narabihagaritse nakunywa narabihagaritse byose nubwo noneho ngeze mu gipangu nahise mbona ari igiti cy'umutini koko nibuka cyanditswe Yesu yavuze ngo mujye murebera ku giti cy'umutini yiba byacyo bitoshye mujye mumenya ko igihe kigeze nibwo nagenda mukomangira ndanamusezera bukeye mu gitondo bwarakeye ku itariki 26 famiye ipanga gahunda yo kunjyana hehe mu bitaro Indera ngiye kora mbona tugeze mu bitaro Indera nibwo bwa kabiri nari mageze kuva icyo gihe nakoze cyumweru kindi nakurya nakunywa muganga abaraje aje arambaza Andre wabaye iki nari shatse kwanga kumuvugisha kuko nari mvuze ati niba tongera kundekura ndongera nangi ibyo kujya no kunywa ariko arambye ati uratamu bari bamaze kuroherwa nta kibazo ufite nibwo namaze ibyumweru 3 ndagaruka ndataha ukira aho ngaho ya kugira ngo hatagira ibiducika warutubwiye ngo wagize trouble iyi trouble wagize ni kuba utari muzima cyangwa wari muzima nari muzima cya kabiri kwa muganga hari uburwayi bagusanzemo ntago bigeze bansangamo uburwayi bwari bwo bwose okay komeza noneho naratashye ibyumweru 3 birangiye ninje ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu 9 soka ku itariki 11 z'ukwezi kwa karindwi 9 ubwo rero muri iyo minsi yose nabayeho namaze imyaka 9 muri rompwe magaze kuva mu gitondo kugira nimugoroba ihangane gatoya tugaruka inyuma nakugaruka inyuma gatoya umugore wawe amaze gutumira abantu agabwira famiye y'izanyu yuko uwaretse kurya warangiza ukaba uretse n'akazi wabasobanuriye iki
ubu icyo gihe ntago navugaga, ntago nababwiraga, nabonaga numbera ibintu bari gukora gusa nkabarebera, nta kindi kintu nakoraga. wamaze iminsi 33 utarya utanywa. Ya None muri iyo minsi 33 tuzi ko uwitwa Moses wakuye Isiraheli mu gihugu cya Misiri cyangwa muri Egiputa, niwo wamaze iyo minsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa. Undi wabikoze ni Yesu, ariko Yesu nawe Bibiliya ntago itwerura neza, ivuga ngo yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya abona gusonza. na Daniel wakoze iminsi 21. Na Daniel wakoze iminsi 21. None mukunzi, ndashaka kugira ngo dusobanure iki kintu neza, kidusobanurire. Wamaze iminsi 33 utarya utanywa, wumva gumeze uti? Cyo ni cyambere. Ni ikihe kintu wakuyemo muri ayo masengesho kwiza ubusa utarya utanywa? Hari hishurirwa wagize? Hari ubuhanuzi Imana yakuzaniye? Hari ubutumwa Imana yaguhaye? Ibyo bintu mbere yuko twinjira kuri rompo utubwiye, dusobanurire. Mbere na mbere nagize iyungukirwa ryo kuri ibyo bintu nagiye gukora. Nuvuga ngo nakoze iminsi 33 nakurya nakunywa, nza kugira ikibazo cyo kuba naranditse igitabo mu buryo bufatika ku muntu utarigeze wiga amashuri yisumbuye. None ikindi naje guhabwa ubutumwa butandukanye, nabwo tuzabubona mu gihe mu minsi ikurikiyeho. Icyo gitabo yaba ari kingiki watuzaniye cyangwa hari ikindi? Icyo ni igitabo cyitwa umusazi mubazima, umuzima mu basazi, umutima wa Afrika. Iryo jambo uvuze ko rikomeye cyane. Isubiremo iryo jambo. Iyo niyo nuza topic cyangwa igize igitabo cyawe. Igize igitabo ngo iki yitwa umusazi mubazima, umuzima mu basazi, umutima wa Afrika. Ndabona nyiguyeho. Umusazi mu bazima, umuzima mu basazi, umutima wa Afrika. Bifite insobanuro eshanu. Aha iri jambo cyangwa se yes iri jambo Imana yari guhereye muri ya masengesho 33 cyane rwose. Niryo yishurirwa yakuzaniye. Niryo yishurirwa yanyeretse, naje kurisanga riri mu Bakorinto wa 2 igice cya 5 umurongo wa 13. Havuga ngo iki? Ngo niba dusaze kubw'Imana, ariko kandi niba tudasaze ni kubwanyu kugira ngo tubafashe. Oh haleluya, uwo murongo uramfashije. Mukunzi, uwo murongo uramfashije cyane, ni wafashijwe. Hanyuma turaza kukubaza ibisobanuro bigize aya magambo ageze kuri 3. Ndabona ari 3: umusazi mu bazima, umuzima mu basazi, umutima wa Afrika. Bivuga ngo Afrika nituyigeraho uzayisobanura cyane rwose. Cyane. Hanyuma ubwo nukuvuga ngo iri ni yerekwa wagize muri ayo masengesho. Ubwo Imana yaguhayemo ubutumwa aribwo wanditse muri kino gitabo turi kubona. Cyane. Abadukurikiye kuri AYALONI TV twashaka kubabwira ko icyo gitabo turagifite, turi kugisoma kandi ndabona gikuyemo ibintu byinshi cyane. Hanyuma mukunzi, iki gitabo wacyanditse ari amashuri 8 wize yonyine. Wacyanditse mbere yuko ujya muri ayo masengesho ugira yerekwa ugikora kwa wa muzungu? Wacyanditse ryari? Nacyanditse gwera 2013. Ruva wacyanditse nyuma yuko ibyo byose byabayeho? Yes. Hari ijambo rutubwira ntasobanukiwe kuko ndakubajije se mu by'ukuri hari yerekwa Imana yaguhereyemo muri ayo masengesho, urambwira ngo nagize ikibazo cy'igitabo nanditse. Igitabo wanditse ni ikibazo nuko naranditse ku muntu utarigeze wiga n'amashuri yisumbuye. None si ikibazo wakigize umunsi wasenga ayo masengesho kandi igitabo wari utaracyandika? Nari naracyandika. None naje kucyandika nyuma bitera ikibazo, abantu baravuga ariko si umuntu. Okay, nukuvuga ngo muri ya masengesho Imana niwo yaguheremo inspiration cyangwa se inspiration yiri hishurirwa ry'iri jambo uvuze, nyuma yaho wandika igitabo bizana ikibazo mu bantu. Yes. Okay. Hanyuma nukuvuga ngo aka nakambere wabonye muri aya masengesho, aka kabiri wabonye mu masengesho naka? Aka kabiri nabonye gakurikiyeho. Tuzabivuga mu gihe gikurikiyeho nanyo. Ni kubyerekeranye n'icya 10 n'amaturo. Gute? Ubwo n'ubutumwa Imana yaguhaye muri ayo masengesho? N'ubutumwa Imana yaje kuma muri ayo masengesho. Cya 10 n'amaturo se Imana yakikuzaniye igishima ku birebana
n'uburyo amatorero n'amadini agikoresha bwiza, cyangwa wenda ari indi nyunganizi Imana yamaye kugira ngo ngunde nzahabari. Nukuvuga ngo icya 10 n'amaturo bitangwa bigirira akamaro ba nyiramadini, bakubaka amazu y'ibitabashwa, bakagura amamodoka ahenze nibite ku iterambere ry'abayoboke bayo, rimwe na rimwe ukasanga abana bishwaniyemo. Imana yarababaye kuko mu by'ukuri mu kubabara kwayo irashaka ko ayo maturo n'ibya 10 azatangwa azagira akamaro ba nyiramadini, akagira akamaro ku bukungu, umutekano, ibibazo by'imfubyi, abapfakazi, abantu babana n'ubumuga, abashomeri mu nzu n'amadini. ubwo nibwo butumwa Imana yaguhayemo. Yes, muri ayo masengesho ubutumwa bw'icya 10 n'amaturo reka tube tubicumbikiye ahangaha kuko biranditse ahangaha. Ibyo nabyo uzabizana n'ubisobanurira abantu neza uburyo amadini agikoresheje nabi n'uburyo cyagomba gukoreshwa kigafasha ibyiciro byinshi. Uko ndumva icyo kintu uvuze ni ikintu gikomeye cyane, niba koko ari uko bimeze yaba ari ikibazo ku banyamadini. Turashishikariza abadukurikiye komeza kuba hafi ya AYALONI TV, kuko urumva mukunzi Andre cyangwa se Endro afite ubutumwa bukomeye cyane burebana n'icya 10 ku matorero cyangwa se ku madini yose ari hirya no hino. Ese ayo madini na ay'igihugu cy'u Rwanda, ni Afrika, na amadini yo ku isi yose birareba, ubwo butumwa burareba amadini yahiye? Burareba mbere na mbere kuko ngujya gutera uburezara bw'ibanze. Birareba u Rwanda, Afrika ndetse n'isi yose kugeza mu burasirazuba bwo hagati Israel, kuko ni imyemerere ikomeye ubukristo abayahudi Islamu byatangiriye. Okay. Hanyuma mukunzi Andre, ubushize tuvugana muduhamagara mwaratubwiye ngo hari ibintu byinshi muzi. Ndakubaza se ibintu uzi ni ibihe? Watubwiye ko ibintu uzi ari ibyahe n'ibyahehe? Mbere na mbere nzi ibintu byo mw'Ijuru, mu kirere, ku butaka, mu mazi, ikuzimu, Aziya, Amerika, Afrika, Burayi, Oceania. Ni najyo yishirwa nkunda kugira. Ibyo bintu byose urabizi se bibera muri ibyo bintu byose uvuze? Mbo nifashije ikoranabuhanga niyerekwa ngira. Ngiye hano mu Rwanda. Ugiye yerekwa? Njya ngira yerekwa cyane. Yerekwa warikuye muri ya masengesho 33? Yes, kuva icyo gihe kuko mbere ntago ariko nari imeze. Ni ukuvuga ngo ubu Imana igikuzana yerekwa, ikakujyana mu ijuru, ikakuzana mu kirere, ikakwereka ibyo mw'isi, iby'ikuzimu, Afrika, Aziya, Amerika, Uburayi, Oceania. Ibyo byose Imana igibikwereka? Ndi hano mu Rwanda. Ubwo ufite ubutumwa bwabo hirya no hino watanga abantu bakumva cyane rwose. Hanyuma tukiraho iminsi 33 uyisoza, nta burwayi bw'igifu warwaye, nta yindi ndwara yakubayeho? Nta yindi ndwara yambayeho. None se ko bakujyanye Indera bagufashe nk'umusazi, nkuko watubwiye yuko dogiteri yavuze ko nta burwayi busanganye, waratashye mu rugo imiryango gufatite kandi nta kazi uri gukora? Naratashye famiye, nari mfite umugore tutaratangira kubyara. Ubwo famiye bahise kuko buriye umuntu wese iteka wageze muri biriya bitaro by'Indera buryo bamwita ko yasaze. Nanjye nabifashe ati bazamfata uko bashaka. Ni nayo mpamvu Imana yaje kumishurira rya jambo ngo umusazi mu bazima n'umuzima mu basazi, umutima wa Afrika. Ni naho naje kuvumbura iyo titre y'iryo jambo. Kuko yonza kwa narageze mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe nago nari kuzavumbura iryo jambo. Ikindi kandi urabona ko Bibiliya ivuga ati niba dusaze kubw'Imana, ariko kandi niba tudasaze ni kubwanyu kugira ngo tubafashe. Akuye umurongo urawuvuga nkumva urongera urafashije. Ubwo uyu murongo urumvikanisha impande zose rwose, abadukurikiye barabyumva. Tugaruke rero, ni gute warugeze ku kintu cyitwa ngo wamaze imyaka 9 ngo muri rompuwe yahariya mu mujyi? Iriya rompuwe nini tubona mu mujyi? Iriya rompuwe tubona mu mujyi. None iriya rompuwe yimaze imyaka 9 gute? Ko ibintu ntarabyumva neza. Wayimaze imyaka 9 gute? Nageraga mu gitondo nk'ugiye mu kazi, nkahagarara nambaye costume, imvura yagwa sinanyeganyege, ubundi nkatera saluti abantu bose bashobora kuba bari muri Kigali kuva icyo gihe
barambonye, abayobozi, abantu bose barambonye, kuko nageraga ngugiye mu kazi nkava nimugoroba nkuvuye mu kazi nanone. ubwo hari ryari? Ari kuva 9 nava mu bitaro ku itariki 11 z'ukwezi kwa karindwi kugera 2007. None mukunzi Andre, Ya. ko urimo uratubwira ngo wavuye mu bitaro kandi bari bakujyanye nk'umusazi, hanyuma ugeze mu rugo noneho itutanya kujya guhagarara muri rompo, ubwo warahirirwaga n'izuba n'imvura bikansanga. none se ntabwo wigeze uharwarira? Ujya numva ngo naragendaga izuba ryava ijwi kambwira ati nuhunge, imvura ikagwa ati nuyihungera, nambaye costume ugagaraho. Nkagaraho. ubwo abantu bo muri iyo myaka barakuzi, hariya mu mujyi barakuzi, baranzi cyane. icyo nashaka kwibaza rero, ese ko wari uvuze ngo nta bisazi bagusanzemo, ubwo wari muzima kuko ntiwari wasaze? Ni gute ujya guhagarara muri rompuwe, izuba rikagusanga, imvura ikakunyagira, ukahora utera isaruti, iyo saruti wayitereraga nde? Ese iyo myaka yose wari uri gukora iki? Wari utunzwe n'iki mu rugo rwawe, umugore wawe, abana bawe bari babayeho bate? Kubirebana no kwiga, kubirebana no kurya, byameze bite? Umugore wawe yarabyishimiraga? Ese wowe wumvaga uri muzima kujya kwirirwa uhagaze? Hanyuma muri ibyo bihe byose wabayemo, ni iki washakaga? Ni Imana yagutumye ngo ujye kuhagarara? Icyo ni icyambere nshaka kubaza. Icya kabiri, hanyuma ni ikihe wungutse muri iyo myaka yose waje guha abantu? Bo mbere na mbere ikintu naje kunguka nuko ikintu Imana niyo yari yanumye. Kuko ntago umuntu yari gukora biriya bintu utatumwe. Nta muntu wigeze anumwe. Ni Imana ukimara kuva kwa muganga, Imana rero yakubwiye ngo ujye guhagarara muri rompo, ati ujye uhagarara buri munsi. Kugeza igihe abantu bazagira ikibazo baje bakubaze kubera icyo uhagarara hano hantu. Ikindi kandi mu mvura yose yanyagiraga gutera amasaruti kwari kugira ngo nyakubahwa Perezida Paul Kagame azaze ansange ambaza impamvu niriko magaze ari ahantu, agende agaruke azasange ngihari. Ni naho umuntu atera gisaruti ya gisirikare no kugira ngo ngaragaze ko umusirikare utazwi. None hari ubutumwa Imana yaguhaye kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku buryo ushaka ko ari uzakubaza ngo kubera icyo wari uhagaze aho? Cyane rwose ni butumwa mufite kugeza na n'ubu niturabonana, ariko mufite ubutumwa bukomeye. None ubundi wumvaga bishoboka ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yahagarara akakubaza kandi uzi icyubahiro cya nyakubahwa aba afite na bodyguard zimurinze? Yes, no kuvuga bishoboka ko yahagarara akaba ari ukubaza? Oya, bica mu nzira kuko n'ubundi abakozi be barahari. Yego. Kandi no kugera kuri ofisi ye nicyo cyambere kigomba kujyana ubutumwa nkajya kumumushyikiriza. Ubu ugira ubutumwa bwe? Ngira ubutumwa bwe. Kuki utabujyanye? Narabujyanye. Wagiyeyo? Nagiyeyo. Mfite akide reception, mfite ariya zose zirahari. Kandi wari uvuze yuko ngo ushaka kuzaba umuha utarabumuha? Ujya nago tutabona na maso kubona ibisaba imbona nkubone ku maso. Wowe ushaka kumubona n'imbona nkubone? Yes. Ariko warabujyanye ubuha abamwunganiye nkuko amategeko abiteganya. Okay. None se warabimenye ko bwamugezeho? Bo icyo nakoze mfite akide reception ko babwakiriye, ibindi bisigaye ntago ari ibyanjye bindeba. Okay, ntago twebwe dushaka kwinjira ngo tukubaze ngo nuwe butumwa Imana guhaye buhabwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ahubwo twigarukire. Ni ukuvuga ngo iyo myaka yose uhagaze mu mujyi kuri rompuwe, Imana yahakohereje. Icya kabiri ni uko ari ubutumwa wari umufitiye. Icya gatatu nashaka kumenya ni iki wavanyemo muri iyo myaka? Se hari yindi message Imana yaba yashaka guha mu kumara iyo myaka yose uhagaze aho ngaho ugomba kugeza ku batuye isi? Cyane no kuvuga ngo ni message yo kurebe kukerekeranya igihugu cy'u Rwanda, Africa Nations, kuko nkuko twaje kwisobanura muri ya titre yo kuvuga ngo umusazi mu bazima, kuko bifite insobanure eshanu na twazisimbutse nago nazisobanura. Turazijyamo turi buzijyemo. Yani no kuvuga ngo ni ubutumwa burebana igihugu cy'u Rwanda, Africa ndetse no ku isi yose. Kuko mu gitabo muzabona mu minsi iri imbere nubwo kitari cyasohoka kubera mikoro, ni ubutumwa bukubiyemo ibintu byinshi cyane. Urabona ko igitabo kirimo amakuru menshi cyane, ariko ngerageza kubucagagura uko bimeze. Okay, ubwo Imana yaguhaye ubutumwa muri ibyo bihe. None mukunzi Andrew, icyo ushaka kubaza, ese ntabwo abantu bakomeje kukwita umusazi nk'umuntu wirirwaga ari mu mujyi?
yes abantu banekerezaga ibintu bitatu bimeze gutya. Mbere na mbere bavugaga turiya muntu yari umujepo wa Byarimana ukomeye. Abantu batoya uriya muntu ni umusazi, ariko bakabona uburyo ntambara ati uriya ntabwo ari umusazi, uriya muntu ni maneko ya hatari cyane ngo yigiye Burayi. Abandi bati ngo yamenye amaraso menshi, arimo aramugaruka. None se nyakubahwa perezida wa repubulika yigeze aca hariya n'abamuherekeje nibuze ukavuga ngo barakubonye? Barambonye kose niteka yo duye mu muhanda, ikimenyetso muhano gutera saruti meze gutya nifashe gutya bya gisirikare. Wowe uzi gutera saruti? Ni gutya nivuga ngo gutya next far ingabo zo kwa Byarimana. Naho gutya ni ingabo za Mukotanyi. Yes. Se burya biranatandukanye. Biratandukanye. Wowe wabyigishijwe nande? Ese wa warigeze kuba wa mugani umusirikare? Nta muntu wigeze abinyigisha, ninge wabyigishaga. Ndeba defi ko bagenda igisirikare cyo numva ngo nge mbasha kubona ifoto runaka, nkabasha kwikuramo makuru atandukanye. Kimwe nuko mbasha kugira iyerekwa inspiration ikanyereka ikintu ati gikorwa muri ubu buryo. Ubwo mukuritera wagira ngo akurebe tu bandebe gusa bibaza impamvu kandi birabujijwe ubundi gutera saruti wambaye imyenda ya gisivili. Ubwo nago ugeze ushungererwa n'abantu cyane? Oya, nago abantu barazaga bakama amafaranga bakajya ngo wenda ndi gusabiriza. Nkababwira ati mukomeze unshuje nkamusoza, ubundi nkongera ngagaruka kuva mu gitondo kugera nimba nta muntu wigeze ankoraho. Waratahaga nimugoroba ukaryama ukabyuka mu gitondo ukagaruka ukirirwa uhagaze? Yes. Wambaye costume? Nambaye costume. Wateye isaruti ya Mukotanyi? Ubundi kavukire yawe ni he? Kavukire yanjye ni muri Kongo, ariko mama na papa ni Abanyarwanda. Okay, ndumva wari wabivuze. Hanyuma hari ikintu nakubajije nifuza ko dusubiza. Yes. Iyo myaka 9 wamaze, umugore wawe abana bawe bari batunzwe n'iki? Barigaga? Ese ubundi ntago ubu bagufashe nk'umuntu wasaze koko? Mbere na mbere tutarabyara. Ko twaje kubyara nyuma ya myaka 7. Yego. Twakoze bariyaje 9 2002 nibwo twaje kubyara umwana wa mbere. Nuvuga ngo sheri wanjye yihanganye, niba hari umuntu uvuga ngo wahawe umugore mwiza ubaho ni ngewe. Ndanabiyamiriza, niba ikintu Imana yamaye cyiza cyane ni umugore mwiza. Yihanganiye, twashika 9 nta kibazo mfite. 2009 ninjira mu bagwe bo basazi, arabyihanganira. 2002 Imana mu rubyaro rwa mbere. 2010 umwana wa kabiri. 2016 umwana wa gatatu. Niki kintu Imana yaje kumuhemba. Okay. Hanyuma mukunzi Andre, wigeze uko muza ku bintu ngo byo kumenya ibyo mw'Ijuru mwese na hehe byose urabivuga, kandi natubwira ngo ugire yerekwa, ariko urongera natubwira ngo bagufashe nk'umusazi. N'ubu biracyaza iryo yerekwa racyarigira? Na n'ubu rwose sigaye mara niba iminsi myinshi irangira ni nk'iminsi 7. Hanyuma yarangira mwinjira mu yerekwa. None iyerekwa yo nginjiyemo nabajije abaganga, ariko iyerekwa niki? Abaganga tireri yerekwa ni ibintu basha kubona uri kumwe n'abantu bo nibabibone, cyangwa ukumva ibintu uri kumwe n'abantu bo nibabyumve. Iryo yerekwa riza inshuro iteka mu buryo bw'iminsi 7. None yaginjiyemo ushobora no kumbaza ikintu simbashe kugira ikintu ngusubiza, kwereka ibintu mba ndi kumva n'ibintu ndi kubona ni byinshi. Nabuze umuntu ku isi twahuza ibitekerezo n'umwe. Gute? Abaganga se wigeze ujya kwivuza ngo reka atari gusara koko wigeze usubirayo? Na n'ubwo njyayo nkajya kwivuza tukaganira, bakama imiti, bakambwira ati ihangane uzabaho gutyo nyine, nta kindi kintu twakora. Baguha imiti yeze? Bama imiti yitwa Depacin, imiti yitwa Lisperdal na Regatir. None se wowe iyo miti uyakira nk'umusazi cyangwa uyakira nk'umuntu muzima? Nge nyakira nk'umuntu muzima, kuko mvuga ati nago nakwanga imiti, kuko nkunda kubahiriza buri muntu service akora mu yari yose. Wambira ati nkorere service iyi niyi, nanjye ngabimubara, kuko urabona buriya Imana iratuye ngo tubaye abantu bose uko bateye, abayobozi tububaye. None ikindi kandi
buriya ikintu nagushimangira cya kabiri gikurikiyeho, iyo naza kwemera ubu butumwa Imana yamaye, sinzi uko byari kumyendeka. Uribuka Yona, uribuka Yesaya wamaze imyaka itatu yambaye ubusa, ari umukozi w'Imana. Urumva se bidatangaje? Muri Yesaya 20 umurongo wa mbere kugera kwa 6. Yesaya yamaze imyaka 3 n'igice yambaye ubusa, ari umukozi w'Imana. Urumva se atari ubusazi? Hanyuma no kuvuga ngo nawe iyo miti barayigwa, iyo bayigwaye urayinywa cyangwa ntayinywa? Oya, ndayinywa. Kubera iki uyinywa kandi uzi kuri muzima? Mbere ko kuyinywa kwanjye nuvuga ngo nuba gahunda y'umuganga, kwa kundi uvuga ati muganga ndese ngwaye iki, muganga ati oya ihangane rwose uranywa imiti, kuko mu byuko iyo duhagaranye imbere muganga guca amaso mbona nkubone naga abasha kumenya ibintu mba ndi gutekereza, ariko ngewe nkabasha discernement sinzi ko discernement kurondora. Nta muntu ushobora kundondora, ariko nge mbasha kurondora abantu. Kimwe Bibiliya ivuga ati umunyamwuka arondora byose, ariko nta muntu ugira gute umurondora. Ubwo muganga uba uri kumurondora cyane. Kuki aguha imiti ukayinywa? Nicyo kibazo mfite, kandi ubizi ko wowe nta kibazo ufite. Impamvu ya mbere nyemera ni ngiyi: ku isi yose niba hari abaganga bashobora kuvura, atazaza umuganga ati ese mwamuhaye imiti, kuko nawe n'abaganga b'inzego zose, yaba birabura abazungu, bose twarahuye. Bakuvura se ngo warasaze? Bamvura ngo narasaze, ariko kwereki urabona kwa narabasha kwandika igitabo ngo n'umusazi mu bazima bikomoka ku jambo kusara. Ariko ubundi mu bisazi arimo ibisazi bitatu. Ubundi abantu twese twarasaza, ahubwo dogre ziratandukanye. Singawe ibyo bintu uvuze ni iki? Abantu twese twarasaze, abantu barasaze koko? Cyane buri aho yawe ngaho wabo beshi. Abantu bose turabasaza, ahubwo dogre ziratandukanye. Urugero reka nze ngurugero rwa mbere. Umuntu aje kakubita urushyi wabigenza gute? Ushobora kugira umujinya, ushobora kumwihanganira, hari n'igihe ushobora kumwishyura. None se si byo bisazi nyine? Byisi bisazi. Ati numva ngo ndi muri rezo, ndatekereza ndi muzima. Kuba namwihanganira nuko ndi muzima. Ushobora kubona abantu uyu muntu ashobora kuba afite ikibazo. Kuba ushobora kurakara nuko karagiteri mu bigize umuntu muri karagiteri ze nicyo kibamo, cyangwa umurangamutima ye nuko kurakara nacyo kibamo. Ushobora kugira umujinya. Ikindi kimwe nuko ushobora guhita ngira umujinya ukanira kuba nahita nanjye mwishyura. Ntabwo ibyo wanyita umusazi rero, bisobanura ko ndi umusazi. Bo abahanga rero mu byerekeranye n'imitekerereze ya muntu bavuga ko tous nous sommes des formes degrés différents. Ngo twese turabasaza, ahubwo dogre ziba zitandukanye. Dogre zundi n'uzundi abo ngabo ni abafilozofi. Ariko umuntu uko aremwe hari character Imana yamushyizemo, sibyo? Kandi cyo ntacyo wahindura. Ntabwo rero Imana afasha abantu ngo bareme nk'abasazi. Oya. Donc urabona, none reka nze nkwereke, ari mu ndimi z'amahanga mu Cyongereza tubyita ko ari foolish, normal, intelligent na crazy. Abantu bagira ibice bitandukanye by'ibisazi. Foolish nk'urugero, nge wenda nikrashije muri ibyo bice byose. I'm not foolish, I'm crazy. Foolish ni umuntu uzabisoma muri icyo gitabo, nabyo birahari, birasobanuye neza cyane. Nuvuga ngo twese turi muri kategori zitandukanye, buri muntu agira dogre izundi n'uzundi, ntago babihoye. Ariko ntago wabyita ibisazi. Ntago wabyita ibisazi. Okay. Kanoneho buriya ikindi, buri umuntu wemera ko ari umusazi, nyirizina ntago bari umusazi. Icyo ndacyemera. Yes. Ahubwo umuntu utemera ko ari umusazi niyo aba yarasaze. Ariko uri murazana filozofi nyinshi. Mukunzi kuri kuzana filozofi nyinshi cyane. Urabona twe turashaka kuganiriza abantu ngo basobanukirwe Imana wamenye ukiri mu bageni ba Yesu mu Abraham. N'uburyo wafashe iminsi 33. Ese ubundi birashoboka ko abantu bashobora kweza ubusa iminsi 33 bakayibara batarya batanywa? Kugeza akakanya science ivuga yuko nibuza umugabo agomba kumara iminsi 5 agapfa. Umugore akamara iminsi 7 agapfa. None mukunzi uti namaze iminsi 33 ntarya nanywa.
aha niho dushaka kumenya uburyo Imana yabanye nawe n'ibyo uvuga ngo wahishuriwemo ushaka kugeza ku batuye isi. Abadukurikiye ese birashoboka baduhe comment. Ese koko mubona mukunzi yarayimaze? Ese ubundi birashoboka ko umuntu yayimara? Cyane rwose birashoboka kuko Yesu niwe yarakoze iminsi 30, Musa agakora iminsi 40, Daniel agakora 21. Kwera iki muri kino gihe urabona buriya Bibiliya mu Bagalatya 2:20 haravuga ati nabambanywe na Kristo sinjye uriho ni Kristo uri muri ngewe. Niyo mpamvu ibyo nkora byose sinjye uriho ni Kristo uba muri ngewe. Okay. Yes. Bivuga ngo birashoboka ko wayiyiriza kubera Kristo uri muri wowe. Cyane. Kandi nawe yarayiyirije. Mukunzi, tugaruke aho twari tugeze. Twabaye nk'abazanamo n'akandi kaganiro. Wari urimo kudushaka kuduzanamo filozofi nyinshi, aho wari tubwiye ngo abantu bose n'abasazi ariko ibisazi ntibingana. Ariko turabisobanuye neza. Yewe nicyo nari kukubaza. Kubera iki wemeye imiti baguha? Ese nawe ntabwo wiyizeye neza ko uri muzima? Nge nize ko ndi muzima 100%. Kubera iki unywa imiti baguhaye? Mbere na mbere nago nakwanga imiti y'abaganga kuko urabona kwa kundi umuntu arwara ikintu runaka ukaba uri oblige kandi uvuga ngo n'ubu ngubu ndamutse nyanzi fame bakamfata ku ngufu bakanjyanayo bagomba kurunera urushinge byanze bikunze nakwemera bagomba kuruma. None se iryo yerekwa utubwiye rigaruka mu cyumweru iyo urigize wambara amashashi ujya uterura imyanda ukayikorera wapi genda wambaye ubusa ku muhanda nuva ni yerekwa ngira nyicara amaso agahinduka nka jimeri cyangwa teleskopi amatwi akumva ibintu byinshi cyane n'umutima no nkoresha ibintu bine bigeze kuri bine hari ubwonko amatwi amaso n'umutima byose babiri gukorana bivuduka umuvuduko. Kandi noneho rero nagerageje gura n'abahanga mu byerekeranye n'ubuvuzi barambira ibintu mfite biri speed no kujya mu muti uboneke ni ibintu biri speed. Murabona umuvuduko dufite kubungubu w'ibintu buryo biri kujya kwiterambere mu buryo bwihuta cyane ni ibintu bigomba kwa biri speed. Tugaruka gatoya ngira ngo abantu barimo barumva neza iby'ubuhamya. Mukunzi, nyuma yuko uvuye i Kigali muri rompuwe yahariya mu mujyi, ubwo abantu badukurikiye bakuzi bazatanga na comment ko bakubonyeyo niba koko ibyo tubwira ari ukuri. Nyuma y'ibyo ni iki wakoze nyuma yuko uvuye hariya? Yes, ubwo rero nyuma nuko niko nasengaga ngerageza kujya kushaka abayobozi b'amadini kugira ngo nganire nabo kuri cya kibazo gituma batumvikana mu byerekeranye n'ibintu by'iki gihe. Buriya insengero zose nyinshi nashoboye ngenda n'amaguru yanjye nazigezemo, ariko ntabwo bajya banyakira. Babona nambaye neza bakanyakira ati kari bicara, ati oya sinshaka pasiteri, ndashaka pasiteri, ati naho hari cyangwa araboneka nyuma y'amateraniro nkajya ahandi. Buri insengero zose narazengurutse zose hano muri Kigali izishoboka, ariko rero nta muntu wigeze anyakira. Bazi se ntawe mwigeze mwicara ngo muganire umubwire uti mfite ubutumwa nahawe nibuza ngo akwirukana ariko wamaze no kumubwira? Nta numwe. No kuvuga ngo wowe waragenda ukavuga ngo ndashaka pasiteri bagahita bakubwira ngo ntaboneka cyangwa azaboneka ya minsi yindi babo barapanze nabo nagerayo nibayimwe. Kubera iki se babaga bazi icyo umushakira kandi uri umuntu wiyubashye? Buriya urabona ukuntu Imana ikora, Imana ikora mu buntu bitandukanye bya bindi bihabanye n'ibyo abantu bakora. Narinzi ko nibuza ahubwo mwabonanaga ukababwira ubutumwa ushaka gutanga bakabona kukwangira. Oya, buriya hari ikintu Imana ikora gitangaje cyane. Ati iyo nza kuba mfite amafaranga nkajya gushaka abantu bari kunyakira, cyangwa ubundi iyo nza kuba ndi umuzungu nkagenda mfite nambaye uruhu rwera bari kunyakira ako kanya. Niyo mpamvu ibyo Imana ikora binyuranye n'ibyo abantu batekereza. Niyo mpamvu rero kutanyakira kwanjye rero babonaga ngiye ndi kumwe ngenda n'amaguru
nari umuzungu ntibanyakira. Oya ntago ari icyo bashingiraho. Oya inshuro nyinshi icyo bashingiraho nibuza n'abana wenda ubabwiye ubutumwa kandi ubwo butumwa ushaka gutambutsa ntabwo wenda babona wabuha abakristo babo cyangwa abayoboke babo. Niho wenda bakwangira wowe umuntu waba utaramumenya aje yambaye costume yambaye urukweto rwiza umuntu nkawe ubona w'umunyacyubahiro hanyuma agahita gusuzuma uko uje n'amaguru se. Bo mbere ndahera aho dusengera aho twasengeraga mu Abraham bo ubwabo banze kunyakira bavuga ati uyu muntu yageze mu bitari ndera buriya ni umusazi. Bo banze kunyakira none ngera mu bantu ahantu banyakirane mu byaba by'amasengesho niyo natangiye kujya mvuga ubutumwa ku ituru ya mbere kuko abandi bantu bagiye banyakira bakambira ati rero turabona uyu muntu afite imbaraga zidasanzwe baranyakira abantu bita muri Penuel Pentecote baranyakiriye. Urabivuga ndabivuga ahandi hantu rero nageze kwa Gitwaza rero kugira ngo ubone apotre Gitwaza no kwandika ibaruwa hari 2011 ndayandika ariko kugeza na n'ubu wapi ngera kwa Masasu ngera mu nsengero zose niyo mpamvu byagenze biti kwa Masasu nabo barambye agati nagwa hari ngo adoneka mwamaye nimero ze ati wapi bakakeka ko ari ubugwayi bwo mu mutwe ko abantu benshi iyo bambonye muri kwa kumenyekana kwanje handi nabaganzengurutse buri abantu baramenyaga cyane none bakambona bakanyirengeye bamwe nagenda ati uriya umurwayi wo mu mutwe n'umurwayi wo mu mutwe. None tukiraho wenda birumvikanye ubu urabarizwa muri hedini ubu ndumuntu international nuvuga ngo ntabwo nta dini nari mubarizwamo nta dini nari mubarizwamo aho nshatse kugenda kuko mise yanjye na n'ubu iracyari nago yari yagira hanijya. Tukiraho rero mukunzi abantu benshi bafite ikibazo kubirebana n'amadini ku buryo kubwira umuntu ngo fa mu idini ahubwo umenye misiyo ya Yesu kuri wowe avuga ngo uku ni ukuyoba ahubwo uri kuyobya abantu kubera ko aho uri kubakura niho bamenyeye Yesu kandi niho bagomba kuzabonera n'ijuru Yesu agarutse cyangwa akaba ari bakomeza gukirizwa. None wowe uti ahubwo gihe nta n'idini mfite ni international ubwo uri missionary. Yes icyo uragisobanura uta abantu bumva ko bavuye mu idini baba barimbutse cyangwa baba baguye ugihuza n'ukuntu wowe nta dini ufite kandi ukavuga ngo ndahagaze mu gakiza. Mbere na mbere no kuvuga ngo idini nta kintu cyamarira umuntu kandi idini ry'ukuri ni rifasha imfubyi n'abapfakazi. Ibyo byanditse he ngo idini ni idini ry'ukuri no gufasha imfubyi n'abapfakazi. Yego yes none ubu ngubu none se aya matorero yose niba atagira kumvikana ugasanga buri muntu afite imyemerere ye n'undi afite imye ukuri kwa barukuye. Iyi akaba ari impamvu yatumye ubavamo bose ubwo nko kuri icyo kintu ni ihe nama wayituha abantu nubwo tugikomeje ikiganiro ku bantu bari mu madini. Mbere na mbere nk'uko mfite revelation gahunda yo kwisi yose no kuvuga ngo nibura ubu ngubu kugira ngo akajagari k'amadini kaveho kuko urabona kwa kundi natembereye amadini yose bakanga bakansuzugura buriya ari ikintu Imana yaje guteza ku isi yose batari gusobanukirwa n'icyari cyo. Icyo kintu biratangaje cyane rero buriya Yesu aza gutembera ku isi ntabwo bigeze bamenya igihe yaje kubagendereramo aricyo gitume yaje guteza ikibazo kimwe kugira ngo izasoza ibindi byose. Urugero urabona nyi COVID-19 yaje kuziramo ntabwo abantu bigeze bamenya inkomoko yacyo ariko ni ukugira ngo gahunda yose kuko urabona yaje guhagarika amadini yose gahunda yose irabiyaga kugira ngo ikintu kimwe kizakemuke. Ni iki rero ni ukuvuga ngo gusenga nibura ku madini yose n'amatorero bigomba kuba kuwa gatandatu no ku cyumweru kuva saa moya kugera saa 11 mu byumba by'amashuri aho biri hose no mu bigo by'amashuri aho biri hose. Kubera iki iyo niyo n'ikimana yemeye ko COVID-19 izase
kwari kugira ngo nyine abantu bajye basenga revelation mfite niho iherereye ngo nuko basenga kuva sangahe saa moya kugera saa 11 kuwa gatandatu no ku cyumweru za nimugoroba baza mu gitondo za nimugoroba kubera ihe mpamvu kwera ko urabona niba umuntu aje akavuga ati ngeshinze urusengero hano undi nawe ngeshinze urusengero hano undi nawe ngeshinze urusengero hano undi nawe ngeshinze urusengero hano bose nibumvikana kandi bakagira inyigisho zitandukanye ntacyo ibyo byamara none icyo utubwire cyo gusenga kwa 3 no ku cyumweru kuva saa 10 kugera saa 11 kuva saa 1 kugera saa 11 nicyo kizakemura icyo kibazo ati gute rero ni ukuvuga ngo niba abantu bamwe bateranye mu cyumba kimwe bakasenga umupasiteri umwe akaza akababwiriza ikindi cyumba kikajyamo undi n'ikindi kikajyamo undi none bakagira system nuko urabona Bibiliya iravuga ati muri Matayo 6:10 ngo data twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ushaka be kwisi nko ba mu ijuru iyo gahunda rero igomba kuba mu ijuru no kwisi igomba kugira gute kuhaba ibyo urabihuza ute nayo masaha uri kuvuga niyo mpamvu nyine kusenga saa moya kugera saa 11 abantu bakagira gahunda kuva saa moya kugera saa 6 na saa 6 kugera saa 11 bagasenga nta kibazo ubundi bagataha indi minsi kabiye akazi nguko abantu bagomba kugira akazi apara kujya bagira ngo uyu munsi tugize gute tugiye gusenga bakananirwa gukora abantu babaye banebwe none wowe ibyo urabivuga nka message Imana yaguhaye ko abantu bagomba gukora se abantu bagomba gukora akaba ariyo mpamvu Imana ateze icyorezo cya COVID-19 kugira ngo se amadini asenga izo saha ajye gukora kugira Imana iteze ikibazo kimwe gusa cyonyine kwa kugira ngo ino gahunda ikunde ibeshe yabasha gutungana nuvuga ngo kwisi yose niba dakora gutyo nago ubumwe bushobora kuzaboneka niyo bakora gute bya bibazo byose byiriho nubwo bishobora kuzatungana none mukunzi ubushatse kutubwira ngo kuba COVID-19 sibyo yaje Imana yemeye kwiza ishaka ibintu bibiri icyambere no kugira ngo amadini bajye basenga kuva saa moya kugeza sangahe saa 11 kwa gatandatu no ku cyumweru kuva saa 10 kugeza saa moya kuva saa moya za mu gitondo kugera saa 11 za nimugoroba iminsi ibiri mu cyumweru hagati mu bigize ubwo ntibyemewe nibyemewe bakajya mu kazi ubwo cyo nicyo Imana ashaka cyambere nicyo Imana ashaka nuko ushaka kwerekana yuko ari byo bizatuma ayo madini ahuza se niba bikora gutyo donc novuga ngo icyo gihe bazaba babaye umwe gute ati gute rero none ubu dushatse idini ry'ukuri ryabariri ese ni Gatolika ni Pentecote n'abahamya n'abayisilamu n'abadive abukuri nabahe kwera ko badahuza umunsi kwera ko badahuze imisengere bavuga ati ngewe senga ukwanjye ninge ufite ukuri nundi nawe ati ngewe senga ukwanjye ninge ufite ukuri iyo ariyo basenga n'ubundi basanzwe basengaho nyine buri muntu yishyira ko ari ufite ntabwo icyo kintu ndacyumvikanaho nawe ngewe icyo ndi kukubaza iyo minsi uvuga n'ubundi niyo amadini asanzwe asengeraho hafi ya yose kubera iki uri kuvuga ngo bahindure isaha yo gusengeraho ni ukuvuga ngo ya saha niyo nziza mbo urabona muyerekwa mfite kuko amadini menshi basenga kuva saa 3 kugeza saa 6 z'amanywa ubu noneho hajya amaterano menshi hari n'igihe bakomeza bakagiza neza saa 11 za nimugoroba bitewe n'uko iterano rya mbere risohoka akenjamo irya kabiri rikavamo akenjamo irya gatatu donc muri bya bintu nakubwiye muri rya yishyurwa naje kugera nibyo biri muri ibyo bintu naje guhishurirwa ko gahunda kugira ngo isi Imana izaze gutura n'abantu bayo ariyo ngiyo icyo tuzakigarukaho ntabwo tucyumvikanyeho tuzagikorera nuza yacyo yonyine kuko ntabwo urimo urabimbwira ngo numve nk'ibintu bishobora gutuma amadini ahuza ikindi kandi akaba ari bw'Imana iza kubana n'abantu ngo biturutse ku masaha bahinduyemo kandi ubundi basa nkaho bayakora ntabwo icyo kintu ncyumviseho neza tuzakigarukaho ahubwo wenda twihuse turashaka kugira ngo tugaruke kuri riyerekwa ry'iri jambo Imana yaguhaye muri ya minsi 33 wasenzemo wiyiriza ubusa utarya utanywa twabonye rivuga ngo umusazi mu bazima umuzima mu basazi umutima wa Afrika watubwiye ngo iri jambo
ikuyemo ibintu bigeze kuri bitanu. Icyambere no kuvuga ngo iyo ndi mu bantu bazima banyita ko nasazi, nabandi mu basazi nkaba muzima. N'abanyarwanda twese iyo turi mu bantu bazima batwita ko twasaze, ariko iyo turi mu basazi tuba batwita bazima. Abasazi se tujya kubamo n'abahe? Urabona nk'ibintu byabaye mu Rwanda ibi bya genocide. Niyo mpamvu iyo turi mu bantu bazima batwita ko twasaze. Ubu bazima n'abatarakoze n'ibindi bihugu bitigeze bikorera genocide. Yes, cyangwa uraza kumva zose inshobora koresha. Inshobora ya kabiri. Mu basazi sindi umusazi, no mu bazima sindi muzima, ndi hagati y'ibyo bintu ko ari bibiri. N'abanyarwanda twese mu basazi ni turabasazi, no bazima ni turi bazima, turi hagati y'ibyo bintu ko ari bibiri. Bitewe n'icyo kintu cyabaye mu 1994. Bitewe n'icyo kintu. None insobanuro ya gatatu, hari injiji zize n'injiji zitiza, ariko injiji zize ni zombi cyane, nibyo bibazo dufite mu Rwanda, Afrika no ku isi yose. Ubwo iyo ni ingingo ya mbere igizwe iri muri iri jambo wahawe. Yes. None i chapitre ya gatatu, umutima none wa Afrika. Ni ya gatatu yo ya kabiri. Ni nuvuga ngo ya kabiri, ya mbere wavuze ko ari iyi. Iyo ndi mu bantu bazima banyita ko nasazi. Nabandi mu basazi nkaba muzima. Iyo ni ya mbere. Ni ya mbere. Ya kabiri. Mu basazi sindi umusazi, no bazima sindi muzima, ndi hagati y'ibyo bintu ko ari bibiri. Ya gatatu. Hari injiji ziza akaba n'injiji zitiza, ariko injiji zize nizo mbi cyane. Ya kane, umutima wa Afrika ni ibintu nifuza gukora, ariko akaba ari ngiye fondateur wabyo. Wowe mukunzi. Ngiye mukunzi. Urashaka kuba fondateur y'ibyo bintu mu rwego rwa Afrika. Mu rwego rwa Afrika. Ubwo ibyo bintu ni nk'ibihe watu hawo gatoya tukumva. Kubyerekeranye ibintu by'ubukungu, umutekano mu biyaga by'Afrika ku isi yose, ibibazo by'imfubyi, abapakazi, abashomeri, impunzi n'amadini yananiwe kumvikana, abantu babana n'ubumuga n'abantu baba bimunzi. None wumva ari wowe muti uzakemura ibyo bibazo byose biri muri Afrika? Ni nayo mpamvu ngira ya revelation yo kugira ngo ibyo bintu biri kwanga kugira gute gukemurwa n'abantu bafite umutwaro umeze gutyo. Urabona nk'ubu Imana kumamagara kwayo yamamagaye nk'uko yamagaye Yeremiya igice cya mbere kuva ku murongo wa 4, imamagara nk'uko yamagaye Yesaya, imamagara nk'uko yamagaye Ezekiel 1:18 kugera 21. Nuko yagiye imamagara nk'uko yagiye amagara nk'abantu bose. Hanyuma mukunzi Andrew, navuga ngo turagushimiye cyane kubw'ubuhamya utugejejeho, ndetse no kubw'iki gitabo wanditse, kandi ndabona gikuyemo ibintu byinshi cyane twifuza kuzageza ku bantu. Ndifuza ko tuzabifata igihe kinini ukajya ukagira ingingo usobanura. Wenda nk'ikintu nifuza ko twazaheraho cyambere ni biriya bintu by'icyacumi watubwiye. Yes. Ubutumwa ku cyacumi mu madini n'uburyo bagikoresha nabi, cyangwa se uburyo bakwiye kugikoresha kugira ngo babe binyuze Imana n'abantu bayo yaremye. Icyo cyo nicyo tuzaheraho. Hanyuma muri iki gitabo cyawe ndabona ni harimo ibintu byinshi cyane, uzagenda ugaruka kuri buri ngingo ushingiye kuri iyi nsanganyamatsiko y'igitabo cyawe ivuga ngo umusazi mu bazima, umuzima mu basazi, umutima wa Afrika. Rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorino 5:11 kugeza 21, sibyo? Yes. Hanyuma mu gusoza ijambo rya nyuma waha abantu ni irihe? Ijambo rya nyuma naha abantu ni ukuvuga ngo ndifuza umuntu wese waba ufite ubushobozi kumfasha kugira ngo kino gitabo kizajye ku mugaragaro. Ushobora wese ubushobozi afite bwo kumfasha, kuko urabona ko kwandika byarangoye cyane. Kora ko naje guhagarika akazi 9:9. Ubu rero umuntu wese waba ufite ubushobozi yazagerageza kumfasha mu buryo bufatika bwo kugira ngo igitabo nzabashe kukinonosora kijye ku mugaragaro. Watanga nimero zawe? Nimero za mobile money ni 078 72 44 626. Subiramo? 078 72 44
626 kugira ngo ubutumwa buzagere ku bari mu isi yose nuko bagutera inkunga banera inkunga. Hanyuma mu gusoza wadufasha ugasenga ukurikije iby'Imana kwishurira ikwereka n'ibindi yakubwiye uri kubona muri iki gihe muri iyi si, kugira ngo Imana ikomeze gufasha abantu bayo. Murakoze. Urakoze nanone mwami Imana ishobora byose, nyiri cyubahiro, niwo kwicyubahiro naho ndukwiye cyubahiro. Nyuma mvu twakwiyambaje muri kano kanya tumaze kuganira na AYALONI TV. Biranshimishije cyane kuba wanyakiriye n'ubutumwa bukaba bugiye gusakara ku isi yose. Mana ishobora byose, ndakwinginze kugira ngo udufashe buno butumwa bubasha kugera kumera yo ku isi yose, kuko ikoranabuhanga naryo riri gukora mu buryo bwihuta cyane. Niyo mpamvu twizera ko buno butumwa bubasha kugera ku isi yose mu buryo bufatika. Data bujuru hejuru mw'Ijuru, ndakwinginze kugira ngo ugumye kwesha icyubahiro ku butumwa buzabasha kugera ku bantu bose, kandi igihe cyose bazabasha kubona ibi bintu bazabasha kwesha icyubahiro mu bintu byose tuvuga. Databuja, nta kindi kintu narenzaho uretse gusubiza icyubahiro izina ryawe, kandi nzi neza ko nawe bizagushimisha ubwo tubasha kubona imbona nkubone n'abantu bose tutari kumwe tubasha kuganira kuri ibi byuma by'ikoranabuhanga. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu nsabye nshima, amen. Reka tugushimire wowe nshuti muvandimwe wari ufashe aka kanya kuri iki kiganiro. Ndizera ko wungutse byinshi, umenye byinshi, kandi wumvisha ko hari ibindi byinshi biri imbere uzumva. Turagusaba rero kuba washaringa ku nshuti z'abavandimwe bakunzi bose ba AYALONI TV, cyangwa se abagenzuzi bagana mu ijuru, ndetse n'abandi uzi wifuriza kuba bamenye Imana bakumva ubutumwa bwiza. Imana iraguha umugisha, kandi ukabashishikariza gukora subscribe kugira ngo bakomeze bumve ibiganiro bitambuka kuri AYALONI TV. Reka tugushimire mukunzi Andrew kubw'uyu mwanya uduhaye, utanze utambutsa ubutumwa ndetse n'ubuhamya ndetse n'iby'Imana yagukoreye mu gakiza. Imana iguha umugisha. Murakoze nawe Imana ibahe umugisha. Hanyuma reka tubwira dukurikire ikiganiro nakagaruka. Shalom 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 shalom. Mugire ibihe byiza. Abahinduye benshi mu bihe bikomeye, babitse ubutunzi bwawe.